wese aterura urubanza rwabo arushyira Uwiteka. Imana itugirire neza. Uyu munsi tuje guterura imitwaro yawe, tuje guterura imiruho yawe, tuje guterura ibitagenda byawe wamaze igihe usengera ntibizemere, tuje kubiterurisha amasengesho ngo tubisingirize Imana, Imana yo mu ijuru itange igisubizo cy'amasengesho umaze igihe ugize gute usenga. Ngo tuje guterura, mbese tuje guterura hahandi wageragerejwe, hahandi wahuriye n'ingorane, hamwe wahuriye n'amakuba, hamwe wakubitiwe hasi, hamwe birirwa bagukobera ndetse bakumwariza. Aho ngaho niho tuje guterurira ibyawe tukajya kubyereka Imana. Tuvuga ngo Mana, reba igihe uyu muntu amaze igihe mu mibabaro, amaze igihe mu miruho, ibintu bye pe byaranze, ariko niwe watanga igisubizo cya nyuma ku buzima bwe. Imana, dutangire dusenga dushimira Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu mu izina rya Yesu. Turagushimiye nanone Mwami Yesu, tugushimiye ko uri umwami kandi uri umukiza, uri umutabazi w'ubuzima bwacu, uri Imana ibana natwe ku manywa na nijoro, uri Imana itatureberera turi mu makuba cyangwa mu byago, ahubwo uri Imana idutabara ikadutabarana umwete ndetse ukadutabara bwangu. Ngaho umugisha umuntu wese ugiye kunkurikirana no kuntega amatwi, kandi iri jambo tugiye kuganira reka ribe inkomezi ndetse ribe imbaraga ku muntu wese wizera. Mwami Yesu Kristo, urwaye abashe gukira, ubabaye yuzure ihumure n'ibyishimo. Niko tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Bene data bakundwa, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo bita igitabo cyo kubara, ni igitabo cya 4 cya Mose bita kubara, ibice 27. Turahera ku murongo waho wa 3. Turaba turi ku ntego ivuga ngo Imana iburane gakondo yawe by'ukuri, Imana iburane gakondo yawe by'ukuri. Reka dusome iryo jambo mu izina rya Yesu Kristo. Riravuze ngo data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyarari mu iteraniro ryateranirije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye umuhungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Imana itugirire ubuntu cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, tuganire uburyo ki aba bakobwa ba Selofehadi batinyutse bagahagarara ku gaciro k'umuryango, barangiza guhagarara ku gaciro k'umuryango bakaburana kugeza igihe batsindiye, bakabona igiciro cya gakondo yabo. Baburanye uru rubanza kuva mu iteraniro ry'aba 50 kugera ku iteraniro ry'ab'igihumbi, biva ku iteraniro ry'ab'igihumbi bigera ku iteraniro rya Mose, biva kwa Mose bigera ku Uwiteka, kugeza ubwo urubanza rwabo rwaburanywe neza. Imana itanga umwanzuro yuko aba bakobwa baburanye neza. Mukundwa mwene data, nawe Imana ihagararane nawe, ikuburanire kandi itanga umwanzuro w'urubanza uvuga yuko kuburana kwawe kwabaye kwiza. Ndashatse kuvuga iki? Ndi kuvuga ku kuburana mu buryo bw'amasengesho. Hari abantu baburanisha iki? Gusenga, akavuga ati njyewe ndasenga mburanisha amasengesho. Imana ni Imana iri kumwe natwe. Aya magambo niyo magambo ngire ngo tuganireho kandi tuyaganireho neza cyane, kandi tuze gusoza habonetse umwanzuro w'ubutabazi uvuye kuki? Ku Mana. Mwene data, birashoboka yuko nawe uhuye n'ibigeragezo cyangwa se uhuye n'intambara, uhuye n'amakuba, uhuye n'ibyago, ndetse bikaza byose ari bikunyaga amahirwe yawe. Wagiye unyagwa amahirwe yawe mu buryo bwinshi butandukanye, ariko najya ngutangarize ngo hari Imana ibana n'umuntu ikamuburana iyo umuntu ashize
amanga agahagarara imbere y'Imana akavuga ngo ese Mana ko nasenga n'ibyaha ko nigeze nkora ibyaha ngo nyiranirirwe mu byaha niki gituma amasengesho yanjye adahabwa umugisha noneho namara guhabwa umugisha asubizwa nuko nasenganye ibyaha ese impamvu nasubizwa nuko nsenga n'ibyaha nyeneye kugira ngo nsobanukirwe niki gituma amasengesho yanjye atasubizwa nuko mfite ibyaha niwakisuzuma Imana ikabona ko ibyo uri kuburana ari iby'ukuri nta byaha bikubonekaho nuboneka mu bantu bagomera abandi nuboneka mu bantu bahemukira abandi nuboneka mu bantu bagirira nabi abandi Imana iri mu ijuru izabana nawe kandi izaguha gutsinda izina ry'Imana yacu irihabwa icyubahiro bene Serivihadi rero ngo ise yaramaze gupfa Serivihadi yari yarapfuye ngo noneho afata abyaye umuhungu ngo amaze gupfata abyaye umuhungu mu Bisiraheli byari bivuze ngo iyo umuntu yapfaga adasize umuhungu abakobwa bakuragaho mu yandi magambo bagendaga bakajya kurererwa mu yindi miryango kabone nubwo babaga bageze mu bucecuru bajyanwaga mu yindi miryango kuko bakabarirwa mu yindi miryango ariko uwo muryango wabo wabaga ukuweho nta gakondo yabo yabaga igihari mwene data mukundwa twebwe ntabwo ariyo minsi turimo ariko turi mu minsi y'ibitunyaga gakondo zacu mu buryo bumwe n'ubundi mwene data nubwo dufite ibitunyaga gakondo zacu mu buryo bumwe n'ubundi ariko natwe ntitwatuza kuko tuzi aho tuburanira kuburana kw'abizera cyangwa kw'abasenga ni ukuhe tujya imbere y'Imana tugasenga tukayibwira ngo Mana tuje gusenga tumeze nk'abakwambariye ubusa nta na hamwe tuguhishe urabizi ko mu masengesho yacu ntihabonekamo intonganya mu masengesho yacu ntihabonekamo ibitutsi mu masengesho yacu ntihabonekamo kunyaga cyangwa se kugirira nabi abandi ahubwo turi mu bantu barwana intambara zo kugira ngo abandi batere imbere turi mu bantu barwana intambara zo kugira ngo abandi babone umugisha turi mu bantu barwana intambara zo kugira ngo abandi batabarwe none niki gituma dusenga ariko ibisubizo by'amasengesho yacu nibiboneke Imana yacu itugirire neza we mwene data mukundwa umaze igihe wenda umeze nk'ubu buryo mvuze bwose uri mu buzima usenga ukabona ntibihinduka ugasenga ukabona nta gisubizo ugasenga aho kugira ngo bijye mbere ahubwo bikarushaho kuba bibi nagira ngo umutangarize ngo nawe kubwo gusenga kwawe komeza usenge kugeza igihe uzatsindira urubanza rwawe Imana ikarutangira igisubizo cy'ukuri Imana yacu nitugirire neza bano bakobwa ba Serivihadi baraburanye Bibiliya yavugaga ko Bibiliya isobanura ko habagaho inkiko zigera muri 5 hariho urw'aba 50 hariho urw'ab'ijana hariho urw'ab'igihumbi rwava kuba 50 rukajya kuba 100 rwava kuba 100 rukajya kuba igihumbi rwava kuba igihumbi rukajya kwa Mose rwamunanira akarushyira Imana nk'uko yabigenje kuri abakobwa ba Serivihadi Imana itugirire neza ni ukuvuga ngo kuburana kwabo mu 50 baratsinze nawe nusenga ubwo masengesho yawe azatsinda mu kirere cya mbere cy'amasengesho atambuke mu kirere cya kabiri cy'amasengesho uko utsinze azamuke mu kirere cya gatatu cy'amasengesho ariyo twita dimension ya gatatu y'amasengesho kugeza ubwo agera kuhehe agera ku Mana Imana igatanga igisubizo cy'amasengesho ya wibuka yuko kukuburana kw'amasengesho Daniel yarakukoresheje iyo usomye igitabo cya Daniel ngire ngo ibice 9 uhereye ku murongo wa mbere bivuga ubwo Daniel yarafashe amasengesho ashishikariye gusenga asenga iminsi 20 hafi n'ine yose yari afite amasengesho ya 21 ariko arenzaho iminsi bigera hafi muri 21 atarabona igisubizo kugeza ubwo mu ijuru bitegereza ngo niki gitumye Daniel agisenga akiburanisha amasengesho kandi igisubizo cyarabonetse najya ngutangarize rero nshuti y'umusaraba Daniel yaje gusurwa na marayika w'Imana aramubwira ngo Daniel mugabo ukundwa gusenga kwawe kwarumviswe mwene data mukundwa najya ngubwire ngo iyo umuntu asenze agasengana umwete amasengesho ye arumvwa najya ngutangarize undi muntu wa kabiri wasenze ariko ataranabyiteguriye kazabona igisubizo cy'amasengesho yasenze ni umugabo bita Koroneliyo uyisomye ibyakozwe n'intumwa ibice 10 usanga ku isaha 9 ubwo Koroneliyo ngo yari ari mu rugo rwe yabonye marayika w'Imana mwiyerekwa ahagaze aramubwira ngo yewe
yewe Koroneliyo, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamutse biba nk'urwibutso imbere y'Uwiteka. Imana itugirire neza. Hano Koroneliyo gakondo uwari umunyamahanga aburiraniramo gakondo, ahinduka yuko gusenga kwe, amasengesho n'ubuntu bwe bihinduka mbese igisubizo cy'ubuzima bwiwe. Imana itugirire neza. Nayo nkubwire ngo muri iki gihe cya none, wenda we ntabwo turi kuvuga kuri bene Serivihade iki gihe cya none, ahubwo turi kuvuga ku buzima bwawe bubaye mu buzima bw'imibabaro, bubaye mu buzima bw'amaganya, bubaye bw'ingorane, ubuzima budahinduka, ariko Imana itanze igisubizo. Imana itugirire ubuntu cyane. Najya ngutangarize mukundwa mwene data, tuvuza abo bantu bose amasengesho yabo Imana yahaye agaciro kandi irabasubiza. Yaba Koroneliyo, Imana yaramusubije. Koroneliyo watwaraga umutwe w'ingabo bita Abatariya, Imana yaramusubije. Yaba Danieli washishikariye gusenga agira ngo asobanukirwe gusenga ko Imana yaje kukumva, marayika w'Imana amubwira ngo Danieli mugabo ukundwa, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byarumvishwe imbere y'Imana. Ariko umutware w'Abaperesi yari yafashe ibisubizo byawe, ariko byaraje. Mwene data mukundwa, humura nawe, marayika w'Imana aje kugira ngo akurwanire ibisubizo by'amasengesho yawe bigire gute, biboneke. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Hari igihe n'imigambi y'ab'inshakura ijya yitambika mu gusenga kwacu, rimwe na rimwe ukabona nibihinduka, ukabona nibyemera, ariko mu izina rya Yesu najya ngutangarize uko kuburana kwa bene Serivihati kwagenze neza, ni nako nawe kurana kw'amasengesho yawe Imana igutangiye igisubizo mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo, Imana nawe iragutabaye kandi iraguteturuye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ijambo riratubwiye ngo nuko aba bakobwa ku murongo wa 3 twasomye baravuga ngo data yapfiriye mu butayu, kandi data ntiyabaye mu iteraniro ryateranirijwe kugomera Uwiteka, ahubwo yapfanye ibyaha bye, kandi yapfuye atabyaye umuhungu. None ni iki gikuza izina rya data mu muryango? Nuko yatabyaye umuhungu. Baravuga ngo uzatume turagwa gakondo muri bene wabo wa data. Imana itugirire neza. Mwene data mukundwa, kuburana kwabo kuba kwiza, ngo iri jambo aya magambo kuburana kwabo Mose yumva kuramutsinze. Bibiliya iravuga ngo Mose aterura urubanza rwabo arushyira Uwiteka. Imana itugirire neza. Uyu munsi tuje guterura imitwaro yawe, tuje guterura imiruho yawe, tuje guterura ibitagenda byawe wamaze igihe usengera n'ibizemere, tuje kubiterurisha amasengesho ngo tubisingirize Imana yo mu ijuru itange igisubizo cy'amasengesho umaze igihe ugize gute usenga. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo tuje guterura, mbese tuje guterura hahandi wageragerejwe, hahandi wahuriye n'ingorane, hamwe wahuriye n'amakuba, hamwe wakubitiwe hasi, hamwe birirwa bagukobera ndetse bakumwariza. Aho ngaho niho tuje guterurira ibyawe tukajya kubyereka Imana. Tuvuga ngo Mana, reba igihe uyu muntu amaze igihe mu mibabaro, amaze igihe mu miruho, ibintu bye pe byaranze, ariko niwe watanga igisubizo cya nyuma ku buzima bwe. Imana yacu itugirire neza. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ngo nuko Mose aterura urubanza rwabo arushyira Uwiteka. Uyu munsi duteruye ibyifuzo byawe, duteruye amaganya yawe, duteruye agahinda kawe, duteruye amakuba yawe, duteruye ibyago byawe, duteruye bimwe uhuye nabyo bikugoye bikugerageje, tubishyiriye Imana mu izina rya Yesu. Imana nyir'igihugu tujyamo, tutitaye ku kirere urimo cyangwa igihugu urimo, icyo ugeragerejwemo, agace urimo uherereyemo, akuhuriyemo n'intambara, ubuzima uherereyemo uhuriyemo n'ibyago. Birashoboka ko waba uhuye n'intambara nk'izo Hana yahuye nazo. Hana yahuye n'ikigeragezo kitoroshye. Icya mbere, kuzibwa inda n'Imana, ngo ni Imana yari yamuzibye inda. Icya kabiri, guhura na Penina wamugeragezaga, Penina agahora mukoba, Penina agahora mujomba ibikwasi, bivuga ngo nubyara, bivuze ngo uri ingumba. Ubwo bikumariye ikintu ukubona kibyimbye gusa, ni kitumbiye aho ngaho gusa. Mbese Penina yahoraga mujomba ibikwasi, nawe uhuye n'ibikujomba ibikwasi byo mu buryo butandukanye. Ariko najya ngutangarize ngo Imana yabera, Imana y'amasezerano ihagurukiye nawe kuza kukuburanira, kugira ngo kurana kwawe kugende neza, igisubizo cy'amasengesho yawe kiboneke. Ariko umunsi umwe ngo Hana ajya kurana gakondo y'urubyaro,
ajya kwiburanisha amasengesho, ajya aho bita Shilo. Ni igitabo cya kabiri, ni igitabo cya mbere cya Samweli mu bice byaho bibiri, umurongo waho mu gice cyaho cya mbere umurongo waho wa 19. Iyo wasomye iryo jambo biravuga ngo nuko Hana ajya Shilo, asenga, yinjira mu rusengero, asenga anyeganyeza iminwa, asenga abwira Imana anyeganyeza iminwa, ngo nuko umutambyi Eli amurebye aravuga ngo wa mugore uzageza he isindwe ryawe? Nuko Hana arasubiza ati ashwi databuja, umuja wawe sinasinze, ahubwo nagahinda ko mu mutima gashavuje gatumye ndimo gusenga muri ubu buryo. Ngo umutambyi abyumve, atari urubanza rw'amaganya ya Hana, arangira ngo genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguha icyo urimo kuyisaba mu mutima. Mwene data mukundwa, igisubizo cy'amasengesho ya Hana kiba kirabonetse. Imana igize gute? Ibiramwumvishe. Hana ngo yumve iryo jambo, niyongera kugaragaza umubabaro mu maso he, ngo haraca, ngo nuko bagishira batamba ibitambo byo gushima, ngo barangije barataha basubira mu rugo rwabo i Rama. Bageze ngo i Rama, Elukana ajyamana n'umugore we, ngo Uwiteka yibuka nde? Yibuka Hana. Mukundwa mwene data, Imana nawe ikwibuke mu bibazo urimo, Imana ikwibuke mu mageragezwa urimo, Imana ikwibuke mu ntambara uhuye nazo. Nk'uko Imana yibutse bene Serivihadi ikumva kurana kwabo, nawe Imana ikwibuke, yumve gusenga kwawe, yumve imibabaro yawe, yumve amaganya yawe, yumve imiruho yawe, yumve ibyago uhuye nabyo. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Nk'uko yibutse Hana, nawe Imana ikwibuke. Ikwibuke mwene data, wowe umurikiranye, wowe uneza amatwi, inshuti y'umusaraba, Imana ikwibuke. Niyakwibuke kurwanirire, igutabare, igukure muri ubwo buzima bw'amaganya. Hana wari uri mu buzima bw'ubugumba, Imana imumukuramo, igisubizo cy'amasengesho ye cyaje kuba Samweli. Nawe igisubizo cy'amasengesho yawe kiri cyurimo gusenga usaba Imana muri iki gihe cya none. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ijambo rero biravuze ngo nuko aba bakobwa ba Serivihadi, ngo Mose ajyana urubanza rwabo rushyira Uwiteka, ngo Uwiteka arangije abwira Mose ati, aramubwira ngo abakobwa ba Serivihadi baburanye iby'ukuri. Imana itugirire neza, hashimirwa Imana. Imana igushimiye ikavuga ngo wasenze, usengana ukuri mu mwuka no gukiranuka, nta mugayo ukubonekaho. Mwene data, ntacyo byonyine nubwo Imana itavuga ngo bahabwe gakondo, iri jambo rivuga ngo baburanye iby'ukuri, wasenganye ukuri. Icyama nawe amasengesho yawe imbere y'Imana akaboneka ko ari ay'ukuri, icyama amarira warize akaba ari amarira y'ukuri, atari amarira y'ingona. Icyama mbese indirimbo waririmbye z'imibabaro, icyama zikaba ari indirimbo zari iz'ukuri, atari indirimbo zo kwishayisha gusa, ahubwo akaba ari indirimbo z'iki? Z'ukuri. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Baburanye iby'ukuri, ntibakabure kubona gakondo muri bene wabo base, uzatume baragwa gakondo ya se. Imana itugirire neza. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wase, uzatume baragwa gakondo ya se. Mwene data mukundwa, nawe urazwe gakondo y'amasengesho yawe, igisubizo cy'amasengesho yawe kirabonetse. Imana iragutabaye, Imana irakurwaniriye mu izina rya Yesu. Iyo minsi wari urimo humura, igiye Bibiliya cyangwa se umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo iminsi iba myinshi igahumwa n'umwe. Nayo mutangarize ngo iminsi ikuba yari myinshi, ariko igiye guhimwa n'umunsi umwe gusa. Imana igutabariyemo. Igiye guhimwa n'umunsi umwe gusa, Imana igusubirijemo. Igiye guhimwa n'umunsi umwe gusa, Imana igwaniriyemo intambara zawe, igatanga igisubizo cyiza mu mbaraga n'umwuka we. Imana itanze igisubizo cy'amasengesho yawe. Imana iragutabaye nk'uko yatabaye bene Serivihadi baburanye gakondo zabo. Imana ngo baburanye iby'ukuri, nawe wasenganye ukuri, nawe mbese imbere y'Imana yamarira waririye imbere y'Imana yari amarira y'ukuri. Imana itanze igisubizo, iravuze ngo ntukabure kubona gakondo n'igisubizo cy'amasengesho yawe. Nawe Imana iburanye gakondo yawe, iburanye umugisha wawe, iburanye amahirwe yawe, iburanye inzira zawe, iburanye ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibanye nawe kandi Imana iragutabaye. Izina ry'Imana yacu irihabwe icyubahiro. Nyemerera dusengane Imana, nyemerera dusenge dushima, tuvuga ngo urakoze Mana, ko wabonye ko twasenganye ukuri, ko wabonye ko twarize turira ariko icyo twaririraga cyari ukuri. Urakoze kudusubije kandi udutabaye. Nyemerera dusengane Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti,
ndagushimiye kuko uri Imana nziza, ndagushimiye kuri Imana ikomeye. Mweretse uyu mwene data, mweretse uyu muvandimwe mu gihugu aherereyemo, mu ntara zitandukanye. Mwami Imana uwera wa Isiraheli, ku mugabane ariho, aho iri jambo rimusanze mu izina rya Yesu. Uko bene Serivihadi baburaniwe nawe Mwami, ugatanga umwanzuro ngo abakobwa ba Serivihadi baburanye iby'ukuri, uzatume baragwa gakondo muri bene wabo base, uzatume baragwa gakondo ya se. Urakoze ko ari kutumye Mwami Imana aba bavandimwe babona igisubizo. Uyu wari urwaye ntiyakire gukira, uyu wari ufite imibabaro, Imana imusure imugenderere, imwuzuze ishimwe n'ihumure mu izina rya Yesu. Mana, ibyago n'amakuba n'ingorane bari bahuye nabyo, Imana ibatabare. Nk'uko umwanditsi wa Yesaya yavuze ngo kuko Umwami Imana isanabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare. Mbo watabaye abakobwa ba Serivihadi, ubatabara batamwariye mu iterano ry'Abisiraheli nk'abakobwa batinyutse kubura gakondo zabo bitari byemewe, ariko urabatuma batamwara. Niko Mwami Imana utumye n'uyu nguyu atamwara, nawe ukaba umutabaye, ukaba umugiriye neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umukiza wacu tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Imana ibaho umugisha kandi turabakunda mu izina rya Yesu, amen.